Ese wari uzi ko umuntu ashobora kuva mu buzima bubi cyane agahinduka umuntu umwe mu bantu bakomeye hano ku isi? Ntugacike intege kuko inkuru yawe ishobora guhinduka. Murakaza neza kuri Asaph TV, aho tugufasha kuvuga ndetse no kumva inkuru z'ubuzima bwawe binyuze muri Mike urufunguzo rwawe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amasomo akomeye ya David Goggins. David yavukiye mu buzima bukomeye cyane: ubukene, ihohoterwa no kwiyanga. Yari umwana udafite icyizere ndetse no ku ishuri ntiyitwaraga neza. Ariko aho kugira ngo acike intege, yahisemo guhindura ubuzima bwe. Yatangiye gukora cyane imyitozo ikomeye no kwiyemeza ko atazacika intege ndetse atazanatsindwa. Urufunguzo rwa mbere rw'uyu munsi: ntugacike intege. Nubwo ubuzima bwakugora, nubwo ubuzima butoroshye, ntibivuze ko iherezo ryawe rigeze. Ahubwo ni intangiriro y'imbaraga zawe. None se wowe wabikoresha ute? Jya wiyibutsa ko ibihe bibi bitaramba. Tangira n'utuntu duto buri munsi. Komeza nubwo byakugora. Intsinzi itangira buke buke, kandi kugira ngo ugere ku ntsinzi bisaba gukomeza, nturekere. Iyi video nimba igufashije, kanda like, subscribe kuri Asaph TV kandi uyisangize na bagenzi bawe. Episode itaha tuzarebera hamwe urufunguzo rukomeye cyane. Wibuke, ntugacike intege kuko intsinzi yawe iracyahari.